Haleluya. Imana ni nziza ibihe byose. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ndagira ngo buri wese azamure amarangamutima ye, yongere gushima Imana mu mutima. Imana yabanye natwe cyane cyane no muri ibi bihe bigoye turimo. Buri muntu wese mu mutima we ashima Imana. Abaririmbyi ubwo masaha meza twinjiraga mu munsi wera w'isabato, bahimbaje Imana mu ndirimbo ivuga ngo iby'Imana idukorera biraturenga tugaceceka, ariko reka noneho tumeneke tubivuge. Imana ishimwe cyane kubw'ibyo idukorera. Ndagira ngo buri wese yongere anezererwe igitangaza gikomeye Imana yakoreye namwe, kugira ngo muri aya masaha meza yo kuramya Imana tube turi mu rusengero rwayo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ni iby'agaciro gakomeye, kandi ngira ngo buri wese uraha mbonereho kumwifuriza isabato nziza y'ubutabazi. Twaraye dushimiye itorero rya Muhima ryongeye kudutumira, n'Imana ikabyemera ko tuzaba turi kumwe ubwo twatangiraga isabato kandi tukanirirwana muri uyu munsi wera w'isabato. Imana ishimwe iyo yabyemeye, kandi icyo yagize ngo itugezeho kuri uyu munsi, reka twere kukininira, ahubwo iduhe kucyumvira mu izina rya Yesu. Mbere yuko twinjira mu cyigisho cyacu cy'uyu munsi, reka mbanze nshimire ababwiriza bagenzi banjye bambanjirije, kandi mbasabira umugisha ku Mana. Abaririmbyi b'umwami barakoze cyane, bongeye kutuzamura. Njya ngira amarangamutima, ariko nkavuga ngo icyampa nkayasangira n'abari mu iteraniro. Reka aya marangamutima badusangije nongere kuyasangira namwe mwese. Turi mu isi buditse umwijima iturembeje, ariko umunsi w'ihumure uregereje. Bongeye gusubira mu ndirimbo y'J182, mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, mu ndirimbo 500, ariko bongera no kutubwira ndetse no kuturarika. Nubwo bimeze bityo, Yesu ari bugufi kudutabara, aho agiye kutubwira ati karibu bana banjye, muze mwinjire mu munezero utagira iherezo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ni vuba. Haleluya. Ndagira ngo korari Imana ibaha umugisha. Murakoze kubw'ubutumwa bwiza mutambukije, kandi Imana ye n'iteraniro ryose iduhe gukomeza kubwuza no kubugira ubwacu. Iyi sabato ni sabato idasanzwe nk'uko byakomeje kuvugwa, aho mu mugoroba twize icyigisho cyatubwiraga ngo girira bose neza. Girira bose neza abo twari kumwe. Ntekereza twakomeza kurarikira n'abandi kugira ngo nyuma ya saa sita tuze kureba icyo cyigisho kiri buze kutubwira ngo girira bose neza umugabane wa kabiri. Ntekereza n'abatabonetse umugabane wa kabiri uraza kubafasha no kubinjiza mu mugabane wa mbere batabashije gukurikira. Yesu ashimwe. Reka muri uyu mwanya twinjire mu cyigisho cyacu. Akenshi hari abantu mu buryo butandukanye bagiye bahamagarwa bunyuranye, bakagenda bahamagarwa,
kenshi bagahamagarwa haba ku matelefoni bahamagariwe imyanya y'akazi cyangwa se ibindi bintu bikomeye bagombaga kubona, bagahamagarwa ku matelefoni yabo kugira ngo bitabire uko guhamagarwa kwabo. Abo bantu bagiye bahamagarwa benshi ntari buze kuvuga ngo nabaki, ariko nubwo byagiye bigenda bityo, ndagira ngo mbabwire ko ibyo byagiye bikorwa ndetse kenshi cyane, aho abantu bagiye bahamagarwa mu buryo butandukanye. Ariko sinjya nibagirwa mu gihe kimwe kera, ubwo abantu bavaga mu kirere cy'iwabo bagatsimbukaho gake bakajya ahitaruye ndetse hitwaga mu mujyi. Nanjye byari byarambayeho, mva iwacu njya aho bitaga mu mujyi. Ntabwo ari uyu mujyi wa Kigali. Uyu mujyi wa Kigali wose ndanawumenya, nkumazemo imyaka banze igiye kuzura 3. Ariko ubwo nari mvuye iwacu naje mu mujyi w'icyaro cy'iwacu, ngera mu mujyi natahaga n'iwacu mbabwira ko mvuye hehe, ko mvuye mu mujyi. Maze mu gihe kimwe nk'umuntu wari uri mu mujyi, nari mfite mushiki wanjye yankurikiraga bwa kabiri, yararangije amashuri yisumbuye. Tujya tubisubiramo akambwira uwo munsi uko byamugendekeye. Ubwo yararangije amashuri yisumbuye, nza kumuhamagara, ndamuhamagara mubwira yuko mushaka kugira ngo asange hahandi nitaga mu mujyi muri cya gice cy'iwacu. Ubwo namuhamagaraga yari yagiye mu murima guhinga. Ndagira ngo mbabwire, ajya nyibutsa akambwira ngo igihe umpamagara umbwira ko wamboneye akazi, nshobora kuba no gukaraba ntarigeze nkaraba, ahubwo nkahita mpaguruka nkaza. Uyu munsi yabinsubiriyemo, numva ari ibintu bikomeye cyane. Bigaragara yuko mu gihe namuhamagaraga, igihe yafataga inzira ari kuza kundeba, nta muntu wamusuhuzaga ngo amutinze yemere guhagarara, ahubwo yaravuga ngo reka ngende njye kureba akazi nagize gute nahamagariwe. Uyu munsi ajya nganirira, umuntu iyo afite abana bavukana aranabamenya. Twebwe nubwo twageragezaga guhinga no gufata isuka, ariko we ntabwo yabikundaga. Yaravuze ati yasuka ngize amahirwe nyivuyeho, reka nihutire kugenda musaza wanjye njya gukora kari akazi agize gute ampamagariye. Ibindi bijyanye nuko yabyakiriye, nuko yabyifashemo muri urwo rugendo, impamvu y'iki gitekerezo nkizanye, ndagira ngo muri uyu mwanya tuganire ku ijambo rimwe rifite insanganyamatsiko ivuga ngo guhamagarwa. Duturize imbere y'Imana dusenge. Nyiri ububasha bwose, nyiri cyubahiro giheranije, mutanga bugingo, tuje imbere yawe duciye bugufi, turaje ngo twigishwe nawe, udusobanurire iby'uru rugendo rwacu no guhamagarwa kwacu, kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza, twirinde icyaturangaza mu nzira icyo ari cyo cyose, ahubwo twirukire kugera aho duhamagarirwa kujya. Amahoro yawe aganze muri twe, kandi uduhe ibyishimo n'umunezero. Tubisabye twizeye duciye bugufi, mu izina ryiza ryera rya Yesu, amena. Insanganyamatsiko yacu itubwiye guhamagarwa. Uhereye kera kose tugenda tubona muri Bibiliya, ariko tugenda tunabona neza icyo kwizera byagiye bikorera bene data n'abashiki bacu. Nk'iyo tugiye mu Baheburayo mu gice cya 11 umurongo wa 8, tubona yuko kwizera ariko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yaragiye kuragwa, nuko agenda atazi iyajya. Haleluya. Aburahamu yagize kwizera gukomeye,
iri zina rya Aburahamu turaza kuritangira akitwa Aburamu, turebe neza uko byagenze kugira ngo yemere uwo muhamagaro. Ariko ndagira ngo nk'uko mushiki wacu yadusomeye mu gitabo cy'Itangiriro, ni naho tugiye kwibanda cyane muri iki cyigisho cyacu cyo muri aya masaha. Icyigisho cyacu turagisanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 11, turaza gusoma duhereye ku murongo waho wa 26. Kuvuka kwa Aburamu, murongo wa 26. Tera yamaze imyaka 70 avutse, abyara Aburamu na Nahori na Harani. Murongo wa 27. Uru ni rwo rubyaro rwa Tera. Tera yabyaye Aburamu na Nahori na Harani. Harani yabyaye Loti. Murongo wa 28. Harani apfiraho Tera sari mu gihugu yavukiyemo ahitwa muri Uri y'Abakarudaya. Murongo wa 29. Aburamu na Nahori bararongora. Umugore wa Aburamu yitwa Sarayi, umugore wa Nahori yitwa Miruka. Umukobwa wa Harani niwe se wa Miruka na Isika. Murongo wa 30. Sarayi yari ingumba, ntiyari afite umwana. Murongo wa 31. Tera ajyana Aburahamu umwana we na Loti mwene Harani umwuzukuru we na Sarayi umukazana we, umugore wa Aburamu umuhungu we, bava muri Uri y'Abakarudaya barajyana, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani, bagera i Harani barahatura. Umurongo wa 32. Iminsi Tera yaramye n'imyaka 205, Tera apfira i Harani. Aya magambo turaza kwimbika neza mu kuyiga, ariko haraho uri buze kubona neza yuko uru rugendo bari batangiye n'uyu muhamagaro bari bafite byari ingenzi cyane, byari amahirwe atangaje, kuko iyo baza gukurikira uyu muhamagaro n'uru rugendo bakita ku guhamagarwa kwabo, bari bugire amahirwe meza cyane. Ariko hariho uri buze kugera ukaza kugira agahinda. Ndagira ngo natwe uyu munsi igihe dutekereza uru rugendo turaza kubona neza yuko uru rubyaro rwa Tera, tubonye neza yuko Tera yabyaye Nahori akabyara Aburamu ndetse akabyara na Harani. Aha ngaha rero nk'uko tumaze kubibona, uyu muryango ugera ku bantu 3 igihe bari bahagurutse nk'uko twamaze kubibona aha ngaha ku murongo wa 31, nuko Tera igihe yajyanaga na Aburamu akajyana na Loti. Loti yari umwana wa Harani, akaba umwuzukuru wa Tera. Aba bose barahagurutse, ajyana n'umwuzukuru we ndetse ajyana na Sarayi umukazana we, umugore wa Aburamu umuhungu we, bava muri Uri y'Abakarudaya barajyana. Ariko uceho akarongo, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Haleluya. Bavanwayo no kujya mu gihugu cya hehe? Cy'i Kanani. Bene data n'abashiki banjye, ndagira ngo mbabwire neza yuko uyu munsi jye namwe kuva tugifata umwanzuro wo kwakira Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi, ushatse wafata uyu mubare w'abantu bari muri iri teraniro ukavuga ngo uru rugendo twese twararutangiranye, turi umwe, buri muntu wese yaje aciye mu nzira ye, twese duhurira aha kuko dufatanije ikiyemwe, kuko dufatanije urugendo. Uru rugendo muri uyu mwanya mwiza wo kuramya Imana muri iri teraniro, ubwo twari duhagurutse muri uru rugendo tumaze kwiyemeza tuvuga ngo turagiye, turaza kureba aba ngaba Tera n'urubyaro rwe ndetse akajyana n'abuzukuru be. Yari afashe urugendo yerekeje hehe yemwe? Bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Jye nawe tufata umwanzuro wo kwakira Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi, ndagira ngo nkubwire ko nta kindi nuko twari dufashe urugendo twerekeje hehe? Twerekeje i Kanani. Ariko bageze i Harani barahatura. Turaza kureba i Harani yanjye nawe uyu munsi ni iyihe? Bene data n'abashiki banjye, turi mu isi yugarijwe n'ibibazo byinshi bitandukanye. Kubibwira abatuye isi y'uyu munsi navuga ngo biroroshye cyane. Turumva uyu munsi
iby'impanuka mu mihanda, iby'impanuka mu mazi, aho twahoze tubyumva mu baturanyi bacu hano hirya muri Kongo, aho twabyumvise hariya muri Egibuti, aho ubwato bwahitanye abantu hafi bagera kuri 208. Abo bose ibyo byose biri kugenda biba, icyamage namwe tugahuza ibiri kuba, ariko tukabihuza n'ibyahanuwe. Uyu munsi hari igihe ibintu tubibona tukabona neza yuko ari ibihe bya kera, ariko bene data na bashiki banjye, uyu munsi urasanga abantu bafite ubwoba, urasanga abantu bacitse intege. Nahoze mbabwira abo twari kumwe ku mugoroba, uyu munsi abantu barimo barapostinga, ariko icyambabaje gikomeye ni uko ureba no kuri poste zaba abandi bahagurutse bafite icyerekezo cyo kujya i Kanani, nk'uko umuryango wa Tera byari bimeze, ugasanga yapostinze ibintu runaka ngo uyu munsi ngo ingendo zirabujijwe, kandi ari umuntu wafashe urugendo yerekeje hehemwe. Ubizi neza yuko mufatanyije urugendo ko yerekeje i Kanani, ariko poste yanditse ngo uyu munsi ingendo zirabujijwe, nka bya bindi byo twabonaga hehemwe muri covid. Hari abantu muri kubona bari kubipostinga, ukabona umuntu yabipostinze nta nicyo bimubwiye. Abantu uyu munsi wa none twari dukwiriye gusubira mu masezerano. Ni nayo mpamvu ubona abantu benshi ducitse intege, ariko nta mpamvu nimwe muri iki gihe cy'ibyorezo, muri iki gihe cy'impanuka, muri iki gihe cy'ibintu bikomeye bidasanzwe biri kuba, nta mpamvu nimwe ge namwe yakaduciye intege. Haleluya! Kuko amahirwe atangaje nuko mu masezerano menshi dufite muri Bibiliya, ariko by'umwihariko isezerano ryongera kuduha inkomezi ni isezerano tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe nande yemwe na Yohana, igice cya 14. Yesu ni inzira y'ukuri n'iki n'ubugingo, ntimuhagarike imitima yanyu. Yesu Kristo ibyo yabitubwiye agiye kujya mu ijuru, ariko igishimishije gitangaje turaza kugaruka hano nuko iyo tugeze ku murongo wa 27, iki gihe ni igihe Yesu Kristo yasezeraga kubigishwa be, ni igihe yaduporotejaga. Aratubwira ati rero nubwo bizagenda gutya ariko ntimuzagira ubwoba. Ku murongo wa 27 aravuga ngo mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye. Haleluya! Nubwo bimeze bityo, ariko Yesu Kristo yadusigiye amahoro, kandi amahoro yarayaduhaye, ariko yongeraho ijambo rikomeye, icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Haleluya! Simbaha nk'uko ab'isi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Haleluya! Uyu munsi navuga ngo turi mu rugendo rwerekeza i Kanani. Uru rugendo tuzaruhuriramo n'ibibazo bikomeye, nk'uko mu bindi bice mu gice cya 16, igice cya 17 cy'itangiriro turi buze kubibona. Ariko nubwo Aburahamu yakomeje kugeragezwa, akomeza guhura n'ibimugerageza byinshi, ariko tubona neza yuko uko yageragejwe natwe niko tugeragezwa, ariko uko yanesheje natwe niko dukwiriye kugira gute yemwe, niko dukwiriye kunesha. Haleluya! Yesu atubwira nubwo bimeze bitya, ndetse igihe yasezeraga abigishwa be arababwira ati rero muzarenganywa. Mu gice cya 16 cya Yohana, igice cya 16 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana, Yesu ntacyo atatubwiye, yadukuriyeho byose. Arababwira ati rero muzarenganywa, muzahura n'ibibazo, muzahura n'ibigeragezo. Ndagira ngo mbabwire n'ibitaraza bigiye kugira gute, bigiye kuza, ariko duhumure dushikame, nta kabuza umusare wacu ni Yesu azatugeza ku nkombe amahoro. Nkuko rero tumaze kubibona aha, Yesu abwira abigishwa, yarababwiye ati muzarenganywa, ariko mbahaye umwuka wera kugira ngo abane namwe, kugira ngo abashoboze. Maze ababwira ibyo byose, arabibabwira ku murongo wa 33 usoza igice cya 16. Arababwira ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri jye, mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Haleluya! Yesu arababwira ati ibyo byose, impamvu tugiranye iki kiganiro, impamvu mbabwira ibyo byose ko muzarenganywa, ndagira ngo mbabwire nubwo mugira umubabaro mu isi hano. Mu isi dufite umubabaro, mu isi dufite umubabaro, buri muntu wese arababaye, ariko Yesu Kristo aratubwira ngo mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Nkuko rero twari tumaze kubibona, ndetse tugiye gukomeza tubireba aha ngaha mu itangiriro, mu gice cyaho cya 11, aricyo gice turimo turi buza no kwibandamo cyane. Tubona neza yuko Tera yamaze imyaka 70
avutse ariko abyara bari abana. Tubanze kubona neza icyari kibakuye muri Uri y'Abakarudaya. Uri y'Abakarudaya ni ahantu Tera yari yarakuriye, basengaga ibigirwamana, nibwo buzima bari barimo. Tera navuga ngo nibyo yararimo, nibyo yakomejemo, ni nabyo byari umuco we buri munsi wo gusenga ibigirwamana. Ariko nkuko nari maze kubibabwira, nuko icyerekezo cy'urugendo rwabo bavaga muri Uri y'Abakarudaya, hahandi basenga ibigirwamana, bari bagize amahirwe yo kuhakurwa. Haleluya. Tekereza je nawe wa mwanya twarimo w'ibintu bidafututse byinshi bitandukanye, je nawe tuziranyeho. Je ubwanjye shobora kuba hari ibyanjye, nawe hari ibyawe, ariko ugira amahirwe yo kubwirwa ngo urahamagarwa, haguruka ugende ujye mu gihugu cy'Ikanani. Ibi byiza byose abaririmbyi bamaze kuvuga ni ibyacu twiteguye muri wa mwanzuro twafashe wo kujya muri cya gihugu cyiza cy'Ikanani. Aha ngaha iki cyerekezo cy'urugendo Uri y'Abakarudaya, twavuga ngo natwe ni ukuva mu byaha twerekeza Ikanani. Bavaga muri Uri y'Abakarudaya aho basengaga ibigirwamana berekeje Ikanani. Bahagurutse nta kindi cyerekezo cy'urugendo, bahagurutse berekeje hehe? Ikanani. Aburahamu na Tera ndetse na Loti, ariko nubwo bari berekeje Ikanani, nyamara batuye i Harani. Batuye i Harani. Tubona neza yuko i Harani hari muri kimwe cya kabiri cyo kugera hehe? Ikanani. Cyari muri kimwe cya kabiri cyo kugera Ikanani. Uri y'Abakarudaya mu kinyejana cya kabiri imbere ya Kristo. Aha niho umuryango wa Aburahamu wari utuye, muri uyu mujyi wari ukize cyane kandi wari ufite amashuri menshi. Aha niho Aburahamu yakuriye, nibwo buzima Aburahamu yari yarabayemo. Ise wa Aburahamu yakoreraga izindi mana, yari yarayobotse imisengere yo kuramya ibigirwamana. Iyo tugiye muri Yosuwa igice cya 24 umurongo wa 2, tubona neza yuko ngo maze Yosuwa abwira abantu bose ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze iti, kera basogokuruza babaga hakurya ya rwa ruzi, ndetse Tera se wa Aburamu se wa Nahori bakoreraga izindi mana. Nawe uyu munsi hari igihe abantu bagutangaho ubuhamya bakavuga turiya muntu yafashe urugendo, yarahagurutse, ariko kera iwabo bakoreraga izindi mana, ariko ubu yafashe umwanzuro. Tekerereza ubwo buhamya watangiwe kera, uyu munsi bubaye imfabusa, ntugere i Kanani, ahubwo ugakomeza gutura i Harani. Turaza gusobanukirwa neza uyu munsi wa none i Harani y'uyu munsi bishatse kuvuga iki. Iri jambo ndagira ngo twongere turyitseho cyane. Igihe Tera yajyanaga na Aburamu akajyana n'umuryango we wose, twamaze kubona neza yuko bahagurutse muri Uri y'Abakarudaya, ariko ngo bavanweyo no kujya mu gihugu cya hehe yemwe? Bavanweyo no kujya mu gihugu cy'Ikanani. Iri jambo komeza urizirikane cyane. Je nawe cyaduhagurukije, impamvu tindi Harani ni iyihe? Je nawe impamvu yaduhagurukije no kujya mu gihugu cya hehe? Cy'Ikanani. Turaza kubona neza Uri y'Abakarudaya ni igitangaza cyane kuba Aburahamu atarigeze atwarwa n'ubwo buhakanyi no gusenga ibigirwamana kwari kumuzengurutse. Haleluya. Turaza kubona neza yuko uyu munsi naho twaba dukikijwe n'abantu batavuga Imana, naho twaba dukikijwe n'abapagani, naho twaba dukikijwe n'abantu bapinga Imana, ntabwo byatubuza na rimwe gufata icyemezo kugira ngo dukomeze twerekeze icyerekezo cyacu kitugeza hehe? Kitugeze i Kanani. Kuko Aburahamu yabyawe na Tera wasengaga ibigirwamana, akurira muri Uri y'Abakarudaya, ariko ntibyigeze bituma anambuka ku Mana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bene data n'abashiki banjye, uyu munsi muri iyi si dutuye tugoswe n'abo bantu bahakana Imana, tugoswe n'abo bantu bavuga ati siyo Mana ubundi baho. Abo bantu mujya mubumva, ariko je nawe twagize amahirwe yo gutangira urugendo twerekeje i Kanani. Nimureke dushinga imizi, nimureke duhamye uwo twemeye. Uri y'Abakarudaya, aho ngaho muri uwo mujyi wari wuzuye ibyaha, niho Imana yemeye ko Aburahamu n'umuryango we bagombaga kuva bakajya guturaho Imana yari kubereka. Izina ry'Imana rishimwe. Iyo Mana yacu ni nayo yadutarurukanije mu mubare w'iri teraniro ringana ritya, n'ahandi abana b'Imana bateraniye kugira ngo tuve muri iyi si y'uyu munsi, ahubwo Imana iraduhagurutsa, iraduhamagara, itwerekeza i Kanani. Nshuti yanjye,
nk'uko mwitangirira igice cya 11 umurongo wa 31, Tera ajyana Aburamu umwana we na Loti mwene Harani, umwuzukuru we na Sarayi umukazana we, umugore we Aburamu umuhungu we, bava muri Uri y'Abakaludaya barajyana, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani, bagera i Harani barahatura. Nk'uko mu gice cya 11 umurongo wa 31 tumaze kuvuga aya mazina yose, tekereza mu muryango wawe, uhereye ku mutware w'umuryango ugashyiraho umugore, abuzukuru bawe, mwese mufashe icyemezo mwakire Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi, murahagurutse mwerekeje i Kanani. Ariko ikibazo kibabaje, uyu munsi dutinze i Harani. Mbega ikibazo gikomeye. Nk'uko aya mazina ahangaha amaze kubitubwira, nuko tumaze kubona neza, icyambere nuko bemeye kugira gute guhaguruka. Tumaze kubona yuko uyu muryango warahagurutse, ariko nubwo wahagurutse kuri bamwe byababereye iki? Impfabusa. Ndagira ngo nkubwire, nge namwe nitutitonda guhaguruka kwanjye namwe bizatubera impfabusa, nk'uko na Tera byamubereye iki? Yemwe byamubereye impfabusa. Bageze i Harani barahatura. Igihe Imana yahamagaraga Aburahamu bwa mbere ngo ave muri Uri y'Abakaludaya agende yerekeje i Kanani, yumviye ijwi ry'Imana, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu munsi wa none ndagira ngo twongere tuzirikane, twongere twibuke ijwi ry'Imana, twere kurininira, twongere twumve uburyo Imana iduhamagara. Aburahamu yagiye asezeranirwa amasezerano menshi. Tubona mu itangira igice cya 17 Aburahamu ni naho yahinduriye izina, ava kuri Aburamu yitwa Aburahamu. Dukomeza no mu gice cya 18 aho Sarayi yahinduriwe izina akitwa Sara. Haleluya. Aburahamu na Sara barutanaga imyaka 10. Ndagira ngo mbabwire neza yuko mu gihe Imana yamubwiraga neza yuko azabyara Isaka yari afite imyaka 99. Ariko uyu mugabo reka akorerwe ibitangaza bikomeye. Yari yarubashye Imana nubwo yavukiye kwa Tera. Tera wasengaga ibigirwamana, ariko Aburahamu yakomeje kunamba ku Mana, izina ry'Imana rishimwe. Bene data na bashiki banjye, nimureke tunambe ku Mana. Iyakoreye ibitangaza Aburahamu, natwe yiteguye kubidukorera. Iyo tugiye mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, kuri page yaho ya 60 ku cyigisho cya 11 kitubwira ngo Aburahamu sekuru wabizera bose. Tubona neza yuko Aburahamu yakomeje kumvira Imana, yakomeje kubana nayo. Kandi cya kabiri, Tera yahagurukanye nabo mu muryango we bose. Bari basobanuriwe impamvu itumye bagenda, kandi babwirwa naho berekeje. Iyi ngingo ndagira ngo tuyiteho. Uru rugendo rwacu kugira ngo dufate icyemezo, nuko twasobanuriwe neza impamvu y'iki y'urugendo. Buri muntu wese kugira ngo yemere, kugira ngo afate icyemezo, kugira ngo ubura ahangaha wizanye nta muntu wagukuruye, nta muntu wagushyize mu mugozi ngo akuzane, nuko twese twasobanuriwe impamvu y'iki. Twasobanuriwe impamvu y'urugendo. Impamvu y'urugendo twarayisobanuriwe, ariko byaba bibabaje. Ayo mahirwe Tera yari yayabonye, yari yasobanuriwe impamvu y'urugendo, asobanurirwa n'ahajya. Ariko ikibazo gikomeye nuko yageze i Harani akahatinda. Ahangaha rero umuryango wa Tera nawo waremeye uragenda. Bageze i Harani, icyambere Tera yakoze kitari cyiza. Tera ntiyakomeje umuhamagaro w'Imana, bityo yateje ingorane mu rugendo. Hari abayobozi b'imiryango uyu munsi wa none batakomeje umuhamagaro w'Imana, bagiye guteza ingorane muri uru rugendo turi kwerekezamo. Ongera wisuzume nanjye nisuzume. Ese muri uru rugendo nasobanuriye impamvu zarwo, aho ntabwo nteje ingorane mu rugendo? Tera niwe waruzi umugambi ndetse n'intego by'urugendo. Tera niwe waruzi icyerekezo Imana yashakaga ko berekezamo. Nyamara Tera yahisemo gutura i Harani. Ibi byose Tera yarasobanukiwe. Jye nawe turabisobanukiwe muri uyu mwanya. Jye nawe turabizi neza muri uru rugendo twerekejemo. Tubizi neza. Bageze i Harani, tumaze kubona neza yuko umuhamagaro w'Imana ntabwo yawukomeje.
i Harani batuye hari muri 1/2 kugira ngo bagere i Kanani. Kuki bagumye i Harani? Impamvu bagumye i Harani, icyateye Tera kuguma i Harani, ndagira ngo izi mpamvu ge nawe tuzumve, twumve yuko atarizo ziduteye kuguma i Harani. Hari ubutunzi bwinshi cyane, ubutaka bwaho bwareraga cyane. Iyi si dutuye ifite ubutunzi bwinshi. Ubutunzi bwinshi abantu barimo barabushaka kandi burahari. Tera rero yageze i Harani aravuga ati rero ubu butunzi ntabwo nabusiga, ubu butaka bwiza ntabwo nabusiga. Ariko iyo tugiye kuri iyo page ya 60 na 61 mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, tubona neza yuko icy'Aburahamu yahaye agaciro, haleluya, ni igihugu Imana ubwayo yari yivugiye, kuko nicyo cyari mu butunzi butagereranwa, haleluya. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire, ibyo hitwihitiyemo twebwe turebesha amaso yacu ntabwo ari byo byiza, ahubwo icy'Imana duhitiyemo nicyo kitunogeye. Iki dukwiriye kucyumva. Tera yahisemo ibye ubwe yireberaga, ariko ntiyahitamo icy'Imana yari yamubwiye. Bageze i Harani kubera uburyo hari hatuwe, bifuje kubanza kugwiza ubutunzi mbere yuko bakomeza i Kanani. Bifuje gukomeza kugwiza ubutunzi. Umugabo umwe ejo yaranganiririye ikintu cyambabaje cyane, kandi ari bwo buzima uyu munsi turimo. Yarambwiye ati abantu bunyangamugayo bubashizeho. Ati mperutse kuganira n'umugabo runaka yambwiraga. Ati noneho turaganira, arambwira ati mugenzi wacu kanaka, ati namubwiye ko twumvikanye yuko agiye kungurisha ibishyimbo, turumvikana neza, ngiye kumushyirira amafaranga kuri konte, ngiye kugera kuri banki, atarampamagara, ati ndamuhamagara ndamubwira ati ya konte ngiye kugushyiriraho amafaranga. Atarambwira ati rero ayo mafaranga ubyihorere keretse niwongeraho igiceri cya 20. Ati kandi twari twamaze kumvikana. Ataramubwira ati sibyo nkoze nibiki. Ati rero ndagira ngo nkubwire wa mugabo we, ati jewe ntabwo hano mu isi, ntago ku mafaranga iby'ijuru ntubinzaneho, je sinkorera ijuru, icyo nshaka hano ku isi ndashaka amafaranga. Ati ndashaka amafaranga, ati hagati y'amafaranga, ati jewe iby'ijuru ntaryo nkorera hano mu isi, ati cyo ndi gushaka na amafaranga. Hari abantu bamaze gukunda iby'i Harani. I Harani mu buzima busanzwe turaza kuhagereranya n'isi ya none. Abantu bameze nkaho bari Harani, abantu bameze kuturi Harani ntacyo bibabwiye. Aha rero bageze Harani kubera uburyo hari hatuwe, bifuje kubanza kugwiza ubutunzi mbere yuko bakomeza kujya i Kanani. Natwe hari igihe dukomeza kugira ngo tugwize ubwo butunzi, kugira ngo dukomeze i Kanani, ariko ndagira ngo mbabwire, nidukomeza kuba i Harani turaza kubona ikibabaje cyane, nuko Tera nubwo yaramye imyaka myinshi, uyu munsi abantu baragwiza ubutunzi bari i Harani, bagakora siporo, bakanywa amazi, bakavuga ngo reka twirinde ariko dukomeze gutura i Harani tuhagirira ubuzima bwiza. Ariko Tera wageze aho agatura i Harani. Tera yahamaze imyaka 205, ariko Tera apfira hehe? Apfira i Harani. Nababwiye ibintu bibiri muri iyi nkuru, muri iyi mirongo guhera kwa 26 kugera kwa 31. Hari ibintu bibiri dukwiriye kuzirikana. Nuko Tera n'umuryango we bavuye muri Uri y'Abakarudaya, ariko Bibiliya iratubwira ngo bavanwayo no kujya mu gihugu cya hehe. Mbega inkuru ishimishije. Bari basobanuriwe iby'urugendo. Icyari kibakuye muri Uri y'Abakarudaya ni ukwerekeza i Kanani, nicyo cyari kibavanyeyo. Ariko bageze i Harani barahatura, maze Tera ahamara imyaka myinshi ararama, ariko imyaka y'ibipfabusa. Tera apfira hehe yemwe? Uyu munsi wa none hani Harani, niyo wabona ubwo butunzi bwose, ukahagirira ibihe byiza byose wifuza, ubona ko ari byiza, ariko nta kabuza nudafata icyemezo ngo ukwakwanye unyaruke ukomeze i Kanani, nta kabuza uzagwa hehe? Uzagwa i Harani. Mbega ikintu kibabaje. Iyi nkuru irimo ibintu byo kwitondera. Nkuko tumaze kubibona, Aburahamu ari i Harani, yirinze gutwarwa n'ubwo buhakanyi, maze aba umuragwa w'ibyasezeranijwe. Aburahamu ari i Harani, ubwo buhakanyi ntabwo bwigeze bumutwara.
bene data n'abashiki banjye, nimureke duhagarare nka Aburahamu. Nubwo turi Harani, ariko twirinde gutwarwa n'ubu buhakanyi buriho muri iyi minsi ya none. Yirinze gutwarwa no gusenga ibigirwamana, maze akomeza gusenga Imana yo mu ijuru, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndagira ngo mbabwire, iyi si dutuye uyu munsi, abantu bafite ibibazo bikomeye cyane. Abantu bafite ibibazo bikomeye cyane. Hari abatubona bagenda ariko ubuzima bwabo bwose bushingiye ku bigirwamana. Ni nayo mpamvu mbabwira, twebwe twamaze gufata umwanzuro wo guhaguruka twerekeje i Kanani. Nimureke ibidakwiriye byose tubishyire ku ruhande, ahubwo dukomeze urugendo. Aha rero Aburahamu ntabwo yigeze asenga ibigirwamana, ahubwo yakomeje gusenga Imana yo mu ijuru. Aburahamu ari Harani, yabaye indahemuka hagati y'abahemu. Haleluya. Nk'uko Aburahamu yabaye indahemuka hagati y'abahemu, nimurekege namwe tuba indahemuka hagati y'abahemu batwuzuyemo. Haleluya. Abahemu barahari, abahemu barahari mu buryo bukomeye, ariko ikibazo nuko natwe twaba dufashe urugendo, twarasobanuriwe, twarahawe ibyangombwa byose, twerekeje i Kanani, ariko ugasanga muri isi ya none y'uyu munsi y'abahemu, ugasanga natwe twifatanyije n'iki? N'abahemu. Ariko Aburahamu nubwo yari aturanye n'abahemu, nubwo yari ari n'abahemu, ariko yabaye indahemuka hagati y'abahemu. Aburahamu yirinze gutwarwa n'ubuhakanyi, nuko akomeza gusenga Imana ashikamye. Haleluya. Iby'iyi korari abaririmbyi b'umwami bamaze kuvuga, abazahabwa karibu ni abazaba barashikamye, ni abazaba barabaye indahemuka hagati y'abahemu. Uyu munsi jye namwe nshuti zanjye, turacyafite amahirwe atangaje, turacyafite amahirwe atangaje. Muri uyu mwanya mwiza wo kuramya, nimureke tujye imbere y'Imana naho twaba turi abahemu, Imana idukize ubuhemu bwacu mu izina rya Yesu, kugira ngo uyu mwanya twerekeze mu rugendo, kandi dufite n'amahirwe y'uko igihe kiri ryari, kiri bugufi, umwami agiye kuza gutanga ingororano. Kubw'ibyo rero Aburahamu, abakristo bo muri iki gihe bibagiwe urugendo rwabo, ntacyo bibabwiye, bameze nka wa mugani ngo mpemuke ngire nteyemo, mpemuke ndamuke. Abantu barimo barashaka ibyo bashaka, bakabishaka mu buhemu. Benshi bamaze gutura i Harani. Zirikana umuhamagaro wawe, zirikana uko watangiye uru rugendo, zirikana uwaguhamagaye, zirikana n'aho akwerekeza. Haleluya. Bene data n'abashiki banjye, nimureke tuzirikane umuhamagaro wacu, nimureke tuzirikane guhamagarwa kwacu, twongere duha agaciro guhamagarwa kwacu, twongere dufate urugendo dukabuze, ntihagire udutinza mu nzira tubwira ibidakwiriye, ahubwo twerekeze i Kanani aho dusiganirwa. Kubw'ibyo rero dukwiriye kuzirikana umuhamagaro wacu, tukazirikana uko twatangiye uru rugendo. Ndagira ngo mbabwire, niba hari uburyohe bwabayeho kuri jye nawe, akenshi abataravukiye muri iri torero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, navuga ngo tubyumva cyane, kuko mu gihe twahamagarwaga hari ibyishimo byansabye mu mutima, nawe hari ibyishimo byagusabye mu mutima. Zirikana icyo gihe cy'intangiriro y'urugendo rwawe byari bimeze bite. Tekereza uburyo wari uhagurutse, tekereza amasezerano wari ufite muri wowe, zirikana uwo muhamagaro wawe, zirikana uko watangiye urugendo, zirikana uwo kwizerwa waguhamagaye, zirikana naho akwerekeza. Wicika intege, kuko Imana yagiye iduha amasezerano ahambaye. Iyi si ya none ni nka Harani. Harani yari yuzuye ubucuruzi, guhugira mu by'isi, nyamara ugasanga uyu munsi abantu bahugiye muri ibyo, ariko umurimo w'Imana ntiwitabweho. Gusuzugura ijwi ry'Imana nibyo byuzuye muri iki gihe, kwirengagiza imbuto iri jambo ry'Imana rigenda riduha, ndetse n'umurongo. Ndagira ngo mbabwire bene data, ndagira ngo mbabwire neza yuko bibabaje, umurongo utandukanya abubaha Imana n'abatayubaha uragenda usibangana, uhinduka umwijima. Muri iyi minsi kubibona ngo ubone abantu bubaha Imana batandukanye n'abatayubaha, ndagira ngo mbabwire yuko bitoroshye. Ariko uyu munsi cy'Imana jye nawe idushakaho, irashaka kugira ngo twongere tuzirikane neza umuhamagaro wacu. Buri muntu wese yinire mu mutima we yibaze, ese aho urugendo rwanjye ndacyarukomeje? Ndagira ngo turebe ibimenyetso byo gutura i Harani: gukunda iby'isi gusimbura gukunda Imana no kwitangira umurimo wayo, guhugira mu byo gushaka ibinezeza, nyamara gukura mu bya mwuka ntabyo. Uyu munsi wa none
hari ibimenyetso byinshi turi kureba bitwereka neza yuko natwe twamaze gutura i Harani. Icya gatatu, gushakira abana amashuri meza, imyambaro myiza, ibyo kurya bihenze, nyamara nta kubatoza gukunda Imana. Ngiki gihangayikishije twebwe uyu munsi. Turashakira abana amashuri meza, turabashakira ibyo kurya byiza, imyambaro myiza, ariko nta kubatoza na rimwe gukunda Imana. Kandi ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, uyu munsi tukababwira ngo ubuzima bwanyu bukwiriye kuba hari uko mwize, mugize ibi byose, nyabuneka iyi si nimutagira gutyo ntabwo muzagira mute yemwe. Ntabwo muzagira mute. Ntabwo muzayibamo. Niko tuba turi kubwira abana bacu. Ni byiza kubibabwira, ni byiza no kubigisha, ariko nimureke tubabwire tunabatoze n'iby'igihugu tuzarangirizamo iki yemwe. Igihugu tuzarangiriza mu rugendo. Iki gihe rero nicyo kintu abantu bahugiyemo. Icya kane, kwishimira ibinezeza by'ibyaha, kutagira umwanya wo gusabana n'Imana mu masengesho. Abantu uyu munsi barishimira ibinezeza by'ibyaha, ntabwo bagira igihe cyo gusenga. Ariko ikibabaje, ndagira ngo mbabwire bene data, mu byo muzirikana byinshi mureke tuzirikane n'iki. Ikibabaje, amahitamo yo gutura i Harani arangirana no kugwa i Harani. Mbega ikintu kibabaje. Amahitamo yo gutura i Harani arangirana no kugwa i Harani. Twamaze kubona Tera, amahitamo yabaye yo gutura i Harani, ubutaka bwareraga reza, ubucuruzi arabukora, ariko abura amahirwe yo gukomeza i Kanani. Arama imyaka 205 yose ariko apfira i Harani. Biteye agahinda gutangira urugendo rwerekeye muri Kanani yo mu ijuru, ariko ntuzagereyo ukazagwa i Harani. Mbega kaga gakomeye. Nshuti yanjye, Uwiteka ategeka Aburahamu mu gice cya 12 cy'Itangiriro, aramubwira ati va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Maze Aburahamu aravuga ati nubwo papa mushyinguye aha, ibyo biramureba n'akazi ke. Niyo byagusaba yuko bamwe bashyingura i Harani, uzafata icyemezo ukomeze ujye hehe? I Kanani. Mu gice cya 12 cy'Itangiriro, Uwiteka aramubwira ati va i Harani, ukomeze ujye mu gihugu cya hehe? Cy'i Kanani. Yasizeyo igituro cya se, arakomeza. Ndagira ngo nkubwire mu ihani Harani, niyo bizagusaba yuko uvuga ngo reka nitandukanye n'aba mfata icyemezo, uzagifate, kuko aho tujya ni heza. Nshuti zanjye, dukwiriye gufata umwanzuro. Dukwiriye gufata umwanzuro. Maze ahabwa amasezerano akomeye. Ku murongo wa 2 w'igice cya 12 cy'Itangiriro, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, kandi nawe ubwawe uzaba iki? Uzaba umugisha. Haleluya. Ayo masezerano twamaze kubona. Iyo ugiye mu gice cya 11 tubwirwa yuko Sarayi yari ingumba, ariko tukaza nanone kubona neza yuko mu myaka y'ubukecuru igihe babimubwiraga gaseka. Iyo tugiye mu gice cya 18 cy'Itangiriro, yuko yaje kubona umwana ari we Isaka. Haleluya. Kubw'ibyo rero uwo mugisha Imana yamwaturiyeho yarawubonye. Ariko ndagira ngo ibi bintu bitatu tubyiteho, tugomba kuzirikana. Amasezerano y'Imana ajya sohora. Haleluya. Amasezerano y'Imana nta kabuza arasohora. Haleluya. Ni nayo mpamvu uru rugendo twatangiye nimureke turugiremo icyizere, nimureke turugiremo icyizere gikomeye cyane. Haleluya. Kuko nta kabuza amasezerano y'Imana arasohora. Icya kabiri, imigisha Imana itanga tuyihabwa igihe twumviye amategeko yayo. Kuko Aburahamu yahawe imigisha yose kuko yemeye akubahiriza amategeko Imana yagiraga ite? Yamuhaga. Icya gatatu, abana b'Imana basabwa gusangira n'abandi imigisha n'amasezerano Imana ibagenera. Haleluya. Ni nayo mpamvu Aburahamu nk'umwana w'Imana yabaye sekuru w'abizera bose. Imana yamubwiye yuko abazamera nkawe bakemera gushikama bose bazasangira imigisha nawe, izina ry'Imana rishimwe. Kubw'ibyo rero natwe turabaragwa b'ibyasezeranywe. Byari bigoye cyane gusiga igihugu cyiza n'umuryango we. Byari bigoye. Nkuko kuva muri Uri y'Abakarudaya bitaboroheye, niko no kuva i Harani byari bigoye cyane. Umusore byamworohera kuva kwa se akagenda, ariko ibaze Aburahamu ajya kuva i Harani yari afite imyaka 75.
ibaze umwana w'imyaka 75 yarakuze kuvuga ngo avaho ngaho akomeza urugendo. Ndagira ngo mbabwire yuko biba bikomeye cyane. Yagombaga gutandukanywa n'imigenzereze ya bene wabo n'inshuti ze. Yagombaga kugira imibereho idasa n'iy'abandi kandi itandukanye n'iy'abisi bose b'icyo gihe. Ntiyashoboraga gusobanura ibyo yakoze kugira ngo bagenzi be bamwumve. Bisoma neza kuri iyo page ya 62 mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Ntabwo yagombaga gusobanura, ahubwo uyu munsi wa none ni nayo mpamvu ntabwo dukwiriye kujya inama ngo dukore inama ngo tubabwire ngo ibyacu rero ngo bimeze bitya, ahubwo dukwiriye kumvira icyo Imana igira ite itubwira, kugira ngo n'abatubonye babitekerezaho bavuge batura mwanzuro bari abantu bafashe. Ni umwanzuro ukomeye kuko nitujya inama n'abandi hari ibyo bazatubwira bagashaka kuduca intege n'ibindi, ariko twebwe tuzazirikana icyo Imana itubwira kuko ari cyo gifite agaciro. Ntabwo yashoboye gusobanura ibyo yakoze kugira ngo bagenzi be bamwumve. Bene wabo basengaga ibigirwamana ntibasobanukiwe n'icyo yaragamije. Kubwo kwizera Aburahamu yisunze isezerano ry'Imana, maze ava iwabo no muri bene wabo n'igihugu cyabo, maze aragenda ajya aho Imana yamubwiye kujya, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire mwene data na mushiki wanjye, tugiye kubona amagambo akomeye. Aburahamu yasize byose maze yemera kugenda ayobowe n'Imana. Abantu batubaha Imana bagombaga kubonera umugisha kuri Aburahamu. Zirikana ko kuba ufite ababyeyi batubaha Imana ntibivuze yuko nawe utagira utayubaha. Kuko Aburahamu isi yari tera wasengaga ibigirwamana, yari abizwiho muri Uriya Bakarudaya. Twabonye yuko na Yesu yongeye kubisubiramo abivuga, ariko Aburahamu yakomeje kunamba ku Mana ye. Zirikana rero yuko kuba ufite ababyeyi batubaha Imana ntibivuze ko nawe utayubaha. Kuba ufite inshuti zitubaha Imana ntibivuze ko nawe utayubaha. Hari abantu muri uru rugendo bavuga bati se umuntu w'inshuti yanjye twahanye inka azagira ibirori ku isabato mbure kujya mu bukwe bwe ngo ngiye gusenga. Inshuti zanjye, kuba ufite inshuti zitubaha Imana ntibivuze ko nawe utayubaha. Nimureke dukomeze gushikama ku Mana kuko Imana niwe mugenga wa byose. Icyamage nawe uyu mwanya tugafata umwanzuro ukwiriye. Icya gatatu, kuba ubona abakristo basambana ntibivuze ko nawe wasambana. Abantu bamaze kurebera abandi mu cyitegererezo baravuga turi asase umukuru w'itorero ati se umusambanya, ati nanjye nkwiriye kuba umusambanyi. Hari aho muri Bibiliya batubwiye ngo uzakurikize umukuru w'itorero cyangwa uzakurikize pastor. Yesu Kristo niwe cyitegererezo cyacu. Aha ngaha Aburahamu aduha urugero rufatika kandi rukomeye. Yabaye muri abo bose basengaga ibigirwamana bakoraga ibidakorwa, ariko Aburahamu akomeza kuba intwari ku Mana. Kubw'ibyo rero dukwiriye kumva neza uyu munsi wa none, kuba ubona abadivantiste basinda ntibivuze ko nawe waba umusinzi. Hari abadivantiste b'umunsi wa karindwi uyu munsi wa none bamaze gufata icyemezo ngo babonye ngo banaka ngo batahana amacupa y'inzoga mu rugo ngo nabo bagiye kujya bayatahana. Rego n'umwe akaganira n'undi ati nyabuneka nudacurika inzoka ngo ntacyo bizagira bite. Nabo kasanga yabaye umusinzi ngo arimo ararebera ku bandi. Uru rugendo rurashaka yuko utuyoboye n'umwe n'Imana yacu tuyoboye kandi kazatugeza ku mwara amahoro. Uyu munsi wa none rero nimureke kwizera kwacu kudashingira ku bantu, ahubwo gushingire ku Mana nk'uko byagendekeye Aburahamu. Kuba ububana n'abambara nk'abamaraya ntibivuze ko nawe wakambara nkabo. Uyu munsi ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu arimo aravuga ngo afite inshuti zambara nk'abamaraya, abireba nawe akavuga ngo ngiye kubigana. Urabigana bariya ntago muri mu rugendo rumwe. Icyemezo wafashe si cyo cyabo. Uyu munsi buri muntu wese, niba uyu mwanya turaha ngaha twaje nta watuzanye, tumwanzuro mu mibereho yacu twerekeze aho tujya. Bene data, kuba ufite umugore utubaha Imana ntibivuze ko nawe utayubaha. Kuba ufite umugabo utubaha Imana ntibivuze ko nawe utayubaha. Kuba ababyeyi abaturanyi bose batubaha Imana ntibivuze ko nawe utayubaha. Kuba Aburahamu yaravukiye mu muryango usenga ibigirwamana akawukuriramo kandi akabana nabo ntibyamubujije kuba umuragwa w'ibyasezeranijwe. Haleluya. Nshuti zanjye, ndongera kwitsa kuri iki umurongo wa 32 mu gice cya 11. Tera yatuye Harani amara imyaka 205, ariko agwa hehe? Agwa i Harani. Uyu mwanya ge nawe turamiye igihe kinini hano muri iyi si tukamara imyaka ingana n'iya Tera, ariko tukagwa i Harani. Byaba bitumariye iki? Ntacyo byaba bitumariye. Uyu mwanya dukwiriye gufata icyemezo gikwiriye. Zirikana ko
nk'uko Imana yayoboye Aburahamu amaherezo akagera i Kanani, niko Imana izayobora abadivantisite b'umunsi wa karindwi amaherezo tukazagera i Kanani yo mu ijuru. Haleluya. Iyo Mana yayoboye Aburahamu igenda agera ahageze akagera i Harani ikamubwira ati ongera ugende, iyo Mana niyo iri kongera ikabwira jye nawe wicika intege, ongera imbaraga, komeza urugendo, izatugeza i Kanani yo mu ijuru amahoro. Kubw'ibyo rero ndagira ngo mbabwire bene data n'abashiki banjye, nk'uko iyo tugiye muri Yesaya igice cya 55 umurongo wa 6, ndagira ngo aya mahirwe tuyasangire twese. Nimushake Uwiteka bigishoboka kabonwa, nimumwambaza akiri bugufi. Umurongo wa 7, umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Haleluya. Niba uyu mwanya dutinze i Harani tukaba twarasayishije Imana yacu, uyu munsi wa none dufite aya mahirwe, nimureke tuyisange itubabarire ibyaha byacu. Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 29, ubwo muri aba Kristo muri urubyaro rwa Aburahamu muri abaragwa nk'uko byasezeranijwe. Haleluya. Ubwo muri aba Kristo uyu mwanya nimureke duhamya ko turi aba Kristo, turi urubyaro rwa Aburahamu, turi n'abaragwa nk'uko byagize gute yemwe, nk'uko byasezeranijwe. Nimureke uyu mwanya twongere tuzirikane neza yuko icyatumye tuva muri bya bindi byaha byose nuko twari tuvanyweyo no kujya i Kanani. Nimureke twongere dutekereze ku rugendo rwacu, maze Imana iturinde gutura i Harani, ahubwo iduhe gufata icyemezo uyu mwanya n'abatuye i Harani turacyafite amahirwe yo gushaka Uwiteka bigishoboka kabonwa, maze dufate umwanzuro twerekeze i Kanani yo mu ijuru. Kandi nta kabuza iyayoboye Aburahamu ikamugeza i Kanani yiteguye kutuyobora ikatugeza i Kanani yo mu ijuru mu izina rya Yesu.